ebane bankubise ikofe bitangwa mu ntebe, maze kugwa mu ntebe ikintu cyonyine nakoze narinzemo hano mu mabya ndinda no mu isura kugira ngo batagira gute. Jay Squeeze wa Mpango mwamenye nka Kasuku yamaze guterwa n'abagizi ba nabi, baramukubita bamusigari intere pe. Ngo ikaze ukurikiye doturwa muri gitondo, reka nkujyana makuru imyidagaduro ari kuvugwa nuko umusore bita Jay Squeeze wa Mpango mwamenye nka Kasuku ubu ngubu tuvugana muri leta ya Arizona yamaze guterwa n'abagizi ba nabi, baramukubita bamusigari intere pe. Ubu ngubu tuvugana Jay Squeeze wa Mpango ararembye. Mubwire ko turi kumwe na kampani imwe ishobora kuba yakugezaho imodoka kandi bidatinze, iyi bayita Mpaka Car Export. Hanyuma nkubwire ko imodoka ihita kugeraho mu gihe gito cyane. Mwibutse ko nibo bonyine bakugezaho imodoka ikoresha amashanyarazi ndetse n'izi za iBlade kandi ku giciro utasanga ahandi. Ni kampani imwe yonyine iri gushimisha abanyarwanda ndetse hirya no hino ku isi iri gukora amateka. Reka nkujyane muri imyidagaduro ngwire ko bita Kambale Wilonja yamaye nka Jay Squeeze wa Mpango cyangwa se Kasuku ku mbuga nkoranyambaga. Utuvugana amaze guterwa n'abagizi ba nabi muri leta tuwemo ya Arizona muri Leta Zunze za Amerika, bataramenyekana bamukubise pe bamusiga ari intere. Ibi byabaye mu ijoro ryakeye nkuko yamaze kubitangaza. Yavuze ko yatewe n'abasore batatu bari bitwaje intwaro cyakora Imana igakinga akaboko bagasiga batamutwaye ubuzima. Bazwamye ko barera bamugwitaga nubwo baripfutse atabashe kwamenya abari bo, ariko amagambo bamubwiraga yumvikanishaga ko umugambi wabo ari ukumwica bakamukura ku isi y'abazima. Yukazo kandi avuga ko abagabo bamwinjiranye mu nzu nyuma yo kwita abakozi bajyana ubutumwa mu ngo z'abantu. Mu gihe rero bari bageze aho atuye umuryango ureba ku muhanda, bahageze hari gutambuka umukecuru baturanye wari ufite imbwa. Uyu musore uzwi ku mbuga nkoranyambaga rero avuze ko umukecuru ari ubonye umuturanyi watewe n'abantu bipfutse mu maso yegereye umuryango, bari bibagiye gukinga. Umwe muri abo rero bagizi ba nabi aramwikanga ahita yiruka. Nyuma yo kubona rero ibimubayeho, Kasuku yamaze kuvuga ko nyuma yo kubimenyesha abaturanyi be yamenyeshe na polisi ndetse yiteguye no kuvugana n'ubuyobozi bw'inzu abamo kugira ngo arebe uko yarindirwa umutekano. Muramuzi papa bamwita Jay Squeeze wa Mpango, nyuma ubu ngubu tuvugana ni intere cyangwa se ararembye. Ikaze komeza ukurikire doturwa, amakuru arakugerayo isaha n'isaha. Nje ndi Junior, ikaze komeza ugubwe neza cyane. Ebane bankubise ikofe bitangwa mu ntebe, maze kugwa mu ntebe ikintu cyonyine nakoze narinzemo hano mu mabya ndinda no mu isura kugira ngo batagira gute bakakubita. Bitamo n'abasore babiri bafite imbunda, undi umwe afite uruntu rw'umukara rw'urukongoti rw'umukara, narwo bakomezaga kunkubita mu mbavu n'ibindi bagenda babikubita mwene aha ngaha. Ni bya bindi nyine byo kuvuga ngo ako sportif kazamo umuntu akagerageza gukinga, ariko narakubiswe bihagije. Niba hari umuntu wakubiswe akanoga, nge rwose ntago namenya kubeshya, ntago namenya kubeshya, narakubiswe bihagije. Abantu batatu kuri jewe nari umwe, murabona n'ingano umuntu aba amaze kugira, ntago wabasha nyine kuvuga ngo aba bantu bose ngo batake. Rwose narakubiswe kandi nanoga, bankubise mu gihe kingana nk'iminota nka 11 gutya.